yaba yarakubitiwe iwanyu mu rusengero mu kubera mu buhe buryo? We lift our voices high, praising God on high. Mugaira Yesu wange. Mubuhe buryo? Yakubitiwe cya hafi kubera iki byagenze bite? Uko yakubitiwe ku rusengero. Ariko koko abakunzi bacu mwakomeje kubyumva ko hari abantu bajya bavuga ngo baje ngo ku mbuga nkoranyambaga ngo ni ibinyoma. Uyu ni umudiyakoni mama Rebecca tuvuganye nawe wa mu cya hafi. Arumva ko nawe uyu muntu yahohotewe rwose kandi ukubite karindwi n'umuryango wawe. Nizigera yibagirwa ngo wamukubise ukamumugaza gutya ntuzave hano mu isi. Imana izibona itazikwishyuye. Bamaze kugukubita rero byagenze gute? Ninde muntu waba warakugejeje mu rugo ari ahantu wahavuye ute? Ari ahantu kono rero naje kuhava. Wahavuye ute? Kono naje kuhava numva nambaraga mfite numva ndi kukwara isereri kubera iyo mirico bamandaga mu mutwe n'ibyo bipfunze. Mana we. None se aho mu Rubavu ni imigeri baguteye? Ni imigeri bagiye bankubita n'imirisho y'ingoma. Barakwangije disi. Kristo ahantu uri rwose, ahantu uri icyo uri cyo cyose inkoni wakubise uyu muntu ukamumugaza gutya Imana izazi gukubite karindwi n'umuryango wawe. Nizigera yibagirwa ngo wamukubise ukamumugaza gutya ntuzave hano mu isi. Imana izibona itazikwishyuye. Ntuzave Kristo, ntuzave muri. We lift our voices high, praising God on high. Mugaira Yesu wange. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. Isi izi ngoni wakubise umuntu ukamugaza gutya atagira gikurikirana. Nawe ntuzave muri isi Imana itazikwishyuye. Ari Kristo ngo n'uwitwa n'umudamu witwa Jeanne ngo niwe bamukubise cyane. Niba bamukubise cyane baramubabaza. ngo n'uwitwa Vesa nawe yamucishaga imitego ngo akikubita hasi ariwe yakuriye ngo umucuranzi. Umusaza wa Jeanne Kundekura. Nuko rero ubwo bahita bamfata amaboko bagenda bagonyora bankurubana. Wanjyana mu nzu y'amasengesho. Mu mugongo cyane. ubwo bari umugongo cyane niwe bakubise cyane no mu mutwe no mu gata. Ndetse abandi bari kunkubita imigeri abandi bankubita ibipfunsi. Buri wese nyine akubita aho yiboneye. Nuko bamondagura mu nda mu gatuza ahantu hose bamondagura no mu mugongo. Nuko rero ubwo ngubwo ndangije navana imwa ndetse umwuka ushire no gutaka biba birananiye. Nuko rero ubwo ngubwo birangiye Imana yarambwiye ngo bamumpera ikimenyetso uwo mwicanyi uri kukuniga. Nanjye nabibonye. wabonaga ngo yanegekaye ambirasi yaje kumutwara ku rusengero hari n'abakristo bafata umuntu mu rusengero bakamukubita bakamuhorahoza gutya kugeza aho ambirasi za wowe bivuga wiki? Komeje gushyira mu majwi. Uwo yakomeje gushyira mu majwi ngo wamukubitishije imirishyo? Yego. Mbega niba wamukubita cyane uwo nguwo yababwiye. Ngo ni Christophe ngo wamukubise cyane. Christophe Burya amaze iminsi mu yagiye mu bitaro ka Busunzu abura ubufasha inuze ubuyobozi bwa leta inuze abashinzwe umutekano bamujyanye mu Biryogo nabo mu bitaro bamuhateteri iyo kujya hariya parati Nyarugenge muri Masesera arababaye rwose arabaye ku buryo umva ni igisenzegeri. Ariko kandi nk'umudiyakoni kandi nk'umubyeyi udukurikiranire agare umushumba mu cya hafi twumve ko atwitaba tumubaze ibintu byabereye mu cya hafi ku buryo afite umukisi bakamuhondagura gutya areba iyo nkuru akayumva twumve uko abyagenze. Yego.
urumva mama rebe ibi bintu abantu basigaye bakora muri iyi minsi urumva ari byo ku buryo umuntu bamukubise gutya bakarinda amererwa gutya koko. Sofiya akeneye ubufasha, habaye hari umuntu wamufasha ni ukuri yafasha Sofiya kuko yarahohotewe. Sofiya yarahohotewe ni ukuri kandi ibintu uvuze nk'umubyeyi ni byameze nabi. Ku buryo yahindutse ikimuga. Yahindutse ikimuga ni ukuri. Kabusunzu nta mudiyakoni n'umwe wigeze uza kukureba. Reka duhamagare n'uyu munyana twumve icyo munyana nawe abivugaho. Imana nidufashe munyana we nawe aboneke twumve munyana nawe icyo atubwira. Yesu ashimwe munyana. Mumeze mute? Nitwa Jeannette. Uri kunyumva? Umuntu witwa Sofiya waba umuzi? Sofiya mugore wa Patrick. Sofiya gukunda kubwiriza mu muhanda usengera mu cyahafi. Arimo ambwira ngo niwe wari ugiye kumusengera ngo yakubitiwe mu rusengero wari uhari? Icyo bakoze cyo ni ikosa rikomeye. Bakoze ikosa rikomeye ryo gukubita umuntu gutya umuntu akaba ayica ntashobora kwicara arana arataka ahantu hose ni inkovu gusa ngo bamukubise n'imirishyo. Baramukubise rwose n'imirishyo bari bayifite. Baramukubise n'iyo mirishyo bari bayifite? Bayifite. Ariko ko kurumva bakiso muri iyi minsi nyine ni mu gihe cy'akarengane muvandimwe. mu gihe cy'akarengane ya Sofiya rero arimo atubwira yuko wawe waje ngo reka ture ku musengere ariko n'ubundi ngo azusanga yanegekaye cyane. Ibaze nawe kuba umuntu ari umuririmbyi ahagarara imbere agafata umurishyo agakubita umuntu gutya mu kanya agasubira ku gatuti. Icyakoza jewe nk'umuntu nanjye wubaha Imana ibi ngibi biri bisibe. Yes, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. We lift our voices high, praising God on high. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. So amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Suhuje abakunzi banjye bo kuri Jeannette TV show. Mbahaye ikaze kugira ngo muze tubane aka kanya. Ndabakunda bari mu Rwanda bari hanze cyane cyane abakoze subscribe, share na comment ndetse mukanadusharinga. Imana ibongerera umugisha. Uyu munsi rero ushobora kuba utameze neza ariko humura uramera neza. Ushobora kuba wishimye, komeza wishime. Imana igushyigikire mu byishimo byawe. So ndabakunda rero murambifuriza umugisha nkuko nanjye muhora munyifuriza, murambashyigikira nkuko nanjye munshyigikira kandi ndetse tunasengerana. Uyu munsi rero ntabwo ndi imbere ya kamera njyenyine, nabazaniye umutumirwa kugira ngo tuganire nawe twumve ikimuri ku mutima. Ariko wenda ndakeka atari amahoro, ariko nyemerera utera agatebe ntujye kure tubane kugira ngo tumwumve. Tuguhaye ikaze. Murakaze. Nanjye nitwa Sofiya. Witwa Sofiya? Nitwa Mukawera Sofiya. Yego, zamura ijwi kugira ngo abakunzi bacu baze kukumva cyane. Yego. Zamura ijwi. Yego, witwa Sofiya? Nitwa Mukawera Sofiya. Uri umukobwa ushima Imana. Uri umukobwa ushima Imana. Nkaba nsengera muri ADPR rya hafi. Ni ukuvuga ngo uri umukobwa ushima Imana n'umusore uragira iyerekwa ritambutse? Ntacyo bitwaye. Okay. Umusore nawe uragira iyerekwa atambutse kuri Sofiya murumva ko akiri umukobwa. Yego, usengera mu cyahafi. Yego. Uri umukristo mu cyahafi? Yego. Niho uteranira? Yego. Yego.
Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Sofia rero ahangaha dufite abakunzi, yego, ntago ari YouTube gusa ahubwo ni no mu rugo uje. Abakunzi banjye baragukurikirana muri bubane, harimo bazaguhamagara hanyuma mukavugana. None Sofia, amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi ni meza, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo tukiri muri isi tuba dufashe igihe mu ntambara. None se ko ngewe nzi neza ko amakuru yawe atari meza, ko numva ko amakuru yawe atari meza, wowe ukaba umbwira ngo ni meza, impuruza twumvishe se baba barabeshye? Byaba ari ibinyoma bimwe nka bya bindi bahuriza kuri YouTube, cyangwa kwaba ari ukuri? Ni ukuri, ni ukuri. Itorero nari mazemo iminsi, mazemo igihe kitari gitoya kuva muri 2018, rya ADEPR rya hafi. Yego, nari mazemo igihe kinini, mbanye n'abantu neza, babashumba b'abadiyakoni, baba n'abakristo, baba n'abaririmbyi, tubanye mu mahoro. Ariko nyine byageze aho nyine biza guhinduka. None se ukiri aho ngaho Sophie, kuba uri umukristo nyine wo mu cyaha hafi, ukaba ubanye neza n'abakristo, ukaba ubanye neza n'abashumba baho cyangwa se abaririmbyi baho, nta murimo wari ufite muri iryo torero? Nta murimo bari baraguhaye? Nta murimo bari baramaye, ariko Imana yari yarambwiye njye nkora amasuku, ndi n'umunyamasengesho, mfatanya n'abanyamasengesho gusengera iteraniro. N'ibindi byose Imana yamfashe, yanjozaga narabikora. Ndi umuhanuzi, ubwo kuva 2018 impanura. Imana ishimwe. Ubwo ndi umuhanuzi. Ubwo uri umuhanuzi mu itorero ryo mu cyahafi. Mu cyahafi yasengera abafite banjye benshi, nawe barabitubwire niba bakuzi, kubera ko yari abantu benshi bo mu cyahafi tuziranye, ndetse mfiteyo na mwamukazi wanjye usengera mu cyahafi. Ubwo rero kandi nzi ko nawe ari umuntu waho w'imbere, buriya azambwira niba kuzi. None se Sophie, biko warakanunyishijemo buriya abakunzi bacu nabo bafite amatsiko, kavuga kati nari mbanye neza n'abari ko byaje guhinduka. Byahindutse bigenze gute? Byahindutse ryari? Byahindutse muri 2025. 2025. Ubu turi 2026. 2025 bihinduka byagenze bite? Byari bitangiriye kuki kugira ngo tugende tuza uyu munsi abakunzi bacu niho bari gende bumva neza impamvu nyamukuru yakwicaje hano kuri Jeannette TV Show? Hanyuma 2025 byatangiye bihinduka gute kugira ngo mugirane numva n'utubifu cyangwa se dukese tutoroshye rwabo ko mu cyahafi? Ese nabakristo byatangiye guhindukamo? Ni umushumba wenda wayoboraga? N'abadiyakoni baho? N'abaririmbyi? byagenze bite? Ubwo 2025 abashumba twari tubanye mu mahoro. Manura barangiza bakavuga bati nimureke umukozi w'Imana twumve icyo Imana ivugira muri we. Ubwo ngubwo rero natera rero bakavuga ati nimwikirize umukozi w'Imana. Abo ngabo nyine mu gihe cyarageze muri 2025. Ntabwo se bakwikirizaga iyo wateraga haleluya mu cyahafi? Yo nayiteraga nyine, mushumba nkajya umugabo Alphonse aravuga ati nimutega muceceke twumve icyo Imana ivugira mu mukozi wayo. Nuko rero barangiza bakumva icyo Imana ivugira muri njye, barangiza bagashimira Imana, bagakomera Imana amashyi. Ubwo n'imishaje nyine Imana yabaga yamaye, yamana gutera haleluya nyine nayo ko ari Imana yamaye. Nabwo akavuga ati nimwikirize umukozi w'Imana. Nanjye nambamara kwikiriza navuga ati haleluya, nabo bavuga ati amena. Nanjye nkavuga ni Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nuko rero iryo mugabo Alphonse akavuga ati umugisha wari ukenewe, ati umukozi w'Imana imuhe umugisha.
ati ubwo gahunda zose nyine zigakomeza uko bisanzwe. Hanyuma byaje kugenda gute rero? Niwe yahakomeje cyangwa yaje kugenda? Baje kubafata babakura mu cyaha hafi babajyana ahandi hantu. Barangije baravuga ngo nihayobore ngo abarangije ngo amashuri. Yego. Nuko ubwo babatuzaniye nyine Alegisi bamukuye Nyarugenge wa yarangije. Ni ukuvuga ngo ubu se Alegisi niwe uyobora mu cyaha hafi? Alegisi niwe uyobora TPR cya hafi. Niwe uyobora. None se none se bijya guhinduka byahinduka kuri wowe byahinduriwe kuri Alegisi? Yego. Niwe byagenze bite rero we? Ntabwo zo hari wateraga wayikisera ngo bazakire, ntabwo wari ukivuga ati mwumve ikintu Imana ivuze abantu ngo babyumve. Byagenze gute ku buryo Alegisi aguhindukiriraho ukabona ko impano yawe agomba kuyizimya? Kandi ntekereza ko umushumba aje ku itorero runaka iyo yimukiye ku rindi torero mpamenya neza ko aba ari ngombwa ko bamuha amakuru y'uwo muntu. Iyo ari umukozi w'Imana uwo mushumba afite amakuru, iyo ari umwinginzi w'itorero bafite amakuru. Buriya DPR ni ikintu gineka amakuru cyane yo mu itorero. Byaje kugenda bite kugira ngo uyu mupastori ubu ngubu uyobora mu cyaha hafi abe ari we musa nkaho muri kurwana? Byagenze gute? Kono byagenze ubwo babimuye nari Imana yari imaze iminsi numye muri Rwamagana kuko nkora umurimo w'ivugabutumwa mu muhanda mu masoko. Yego. Imana yari imaze iminsi numyeyo rero no kubw'ikibazo nyine nari bari bamaze kunsenyera inzu. Bamaze kunsenyera inzu hano mu mujyi wa Kigali nari niyubakiye hariya ku Gisozi ngo ni mu manegeka, cya gihe cyo kwimura abantu batuye mu manegeka. Ubwo ngubwo bamare kunsenyera ngira ikibazo nyine ndwaye n'ubundi mbura inzu yo kubamo. Mare kuyiburamo hano mu mujyi wa Kigali baba umuntu yanishije inzu Rwamagana ngo nyibemo umwaka. Ngo rero Imana nayo yari ifite umugambi wo kunkoreshayo umurimo wayo. Ndagenda ndivuza, nagiye kwivuza ku Bashinwa. Yego. None se aho ngaho i Rwamagana ujyayo? Yego. Wagiye ufite rekomandasiyo ukuye mu cyaha hafi kugira ngo nugera i Rwamagana bamenye urugo usohotsemo? Kuko ADPR ni itorero rigira kondisiyo cyane. Iyo kondisiyo ntekereza ko ubu mvuye hano nkajya i Musanze badashobora kumpa agatuti cyangwa se kuwemera ko mvuga ijambo ry'Imana ntababwiye urugo nturutsemo, ndetse batanabajije umubyeyi unyoboye. Ego. Hanyuma wagiye i Rwamagana uwo mushumba aguhaye rekomandasiyo? Njya kugira Rwamagana mushumba yarabimenye kuko hari na mwarimu witwa Furaha. Mwarimu Furaha mbamugezeho ndabimubwira ngiye Rwamagana niho mbonye inzu yo kubamo. Ati kandi ubwo nyine birashoboka yuko n'ubundi nzankora y'umurimo w'Imana kuko n'Imana iri kuntumaye. Ndangije ndamugana mu icyangombwa ningerayo nzabashe gukora ivugabutumwa. Arambwira nta byangombwa by'abavugabutumwa mu muhanda no mu masoko dufite, ntabyo tugira. Genda nyine Imana nigukoresha uzakora uko yaguhamagaye nuko igutegetse, ubundi nurangiza nyine uzagaruka. Nuko nagiye Rwamagana. Ubwo rero mu kugaruka natinze naragiye nyine nkora umurimo. Bivuga nta guciye mu ijambo ubwo n'itorero ntirikuzi, ubwo na cya hafi ntabwo ikuzi, kuko niba batakuvuga ngo baguha rekomandasiyo yo kuba ugiye kuvuga ubutumwa ahandi kandi itorero rya DPR rimwe ribuje, bakaba barakwimye rekomandasiyo yo kuba wajya kuvuga ubutumwa. Ubwo rero ntabwo barizwa mu cyaha hafi, kuko ubwo rero uskuri bagufata nk'inzererezi itagira adresse. Niyo mpamvu bakubwiye ngo ntabwo bafite ibyangombwa byo umuntu wo mu muhanda bavuga ko mu muhanda cyangwa mu masoko. Ubwo wowe rero bagufata nk'inzererezi, ntabwo uri umukristo mu cyaha hafi.
mba nibaza yuko ntabura kuba umukristo wo mu cyaha hafi kandi narabatirijwe mu cyaha. We lift our voices high, praising God on high. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. Hafi mfite n'ifishi nabatirijweho yo mu cyaha hafi. yego. Nyuma rero byaje kugenda gute? Nyuma ukuntu byaje kugenda naje kuva nyine muri iryo vugabutumwa mare kurivamo njya gushimira Imana mu rusengero yuko ivugabutumwa Imana yari yanjyanyemo n'ubwo rugendo rwo kuba nari mfite aho kuba nahabonye Imana yakoze igaca inzira umwaka wose nkabona wumva. Nuko rero mare gushima Alegisi ahita ambwira ngo uzagenda uzana icyangombwa ko cyaho ngaho ngo wari waragiye. Mpita musobanurira nti ntacyo ba mwarimu Furaha bamaye kubera ko bambwiye yuko nta cyangombwa bajya bavuga butumwa mu muhanda no mu masoko. Ubwo rero arangije aratuza araceceka ngira ngo birarangiye. Nyuma y'aho ngaho ariko mbere nari narutsemo gakeya navuye i Rwamagana hari igiterane cy'urubyiruko. Igiterane cy'urubyiruko mu cyaha hafi. Yego. Bari batumemo iry'umugabe Alphonse ariwe waje kucyitishamo nyine watuyoboraga mbere. Noneho rero iry'umugabe Alphonse amateraniro ni nawe wari wabwirije amateraniro. Ndangije njya kubasuhuza. Njya gusuhuza iry'umugabe na Alegisi. Nuko rero iry'umugabe aravuga ati Sophia mukobwa wacu waragarutse waje ryari? Ndamubwira nti naje ejo bundi. Aravuga ati Imana ishimwe ubwo ugarutse mu rugo. Ndavuga nti Imana ihimbazwe. Noneho Alegisi ahita amubaza ati ese uyu mukobwa uramuzi? Ahita amusobanurira ati uyu mukobwa ni uwacu n'uwo muri iri torero. Ati nuko yari amaze igihe yaragiye i Rwamagana ariho umuntu yari yaramutijije inzu yo kubamo mu buryo kuko bari bamaze kumusenyera inaha yabuza wabo. Nuko rero ubwo aravuga ngo Alegisi nawe aravuga ati tuguhaye ikaze atura umwana mu rugo ati ndabona ati mu materaniro wiriwe ufashwa cyane ati nabonye wuzura n'umwuka wera cyane ati courage. Ndavuga ni merci Imana ibaho umugisha. Nuko rero ubwo ngubwo birangiye rero hashize iminsi narakomeje nyine mfashwa nk'uko nsanzwe mfashwa. Mwuka wera akomeza kunyobora nk'uko asanzwe anyobora muri za Haleluya mu kuzura umwuka wera mu guhanura. Nuko rero ubwo ngubwo hashira iminsi habaye amasengesho y'abakristo. Amasengesho y'abakristo bayanumiramo yari ari gusengera igaburo ryera banyagiyemo. Rero Alegisi nteya rero yamfashijwe ubwo nyine barikiriza ariko Alegisi ahita avuga ngo mva muko ngo nubwo ngo uri ugufashwa ngo uzazane ngo icyangombwa ngo cy'ahantu ngo wari waragize ute waragiye. Mpita mubwira nicyo gihe rero nacyatse mwarimu Furaha ambwira yuko nta byangombwa by'abavuga butumwa mu muhanda. Uciye mu ijambo kandi uwari uhari utubwiye ko yari yaragupresence ndetse yamara kugupresenta n'uwo mushumba wundi ubu ngubu uhari akabyumva ko uri umukobwa w'iryo torero n'icyo mwagusabaga akakireka. Nyuma se uhanuye nibwo yagiye gusaba ikindi nawe cyangombwa yongera kigusaba. Yarongeye nabwo arakinsaba turi mu materaniro y'igaburo ryera mu masengesho y'igaburo ryera y'iminsi 2. Ubwo ngubwo nabwo nongera kumusobanurira. Rero mare kongera kumusobanurira ntiyabyumva neza. Nibwo muri iyo minsi nateraga Haleluya mu rusengero akabwira abadiyakoni ati ariko uriya mukobwa ahora mu mwuka.
uriya mukobwa niwe uhora mu mwuka, niwe uhora afatwa buri gihe cyose aba ari mu mwuka, nta gihe na kimwe aba atari mu mwuka. Arangije abadiyakoni baraza barambwira ati avuze yuko ngo ibyo bintu byawe by'umwuka, ibyo bisazi byawe atabishaka, hasigaye rero bireke, ceceka. Ndavuga ni nzavuga icyo Imana izagira gute, izambwira kuvuga nicyo nzavuga, icyo Imana izambwira gukora nicyo nzakora. Nuko rero ubwo abadiyakoni uwo nari mbibwiye aragenda, haza abandi batanu nabo baravuga ngo ceceka, ngo wifashwa ndi kwihimbariza korari. Ni ryari icyo gihe? Ubwo icyo gihe nyine twari twarangije ayo masengesho, ni nka ryari ugereranije? hari ku materaniro, mu materaniro y'icyumweru, hari ku cyumweru mu materaniro. Wari mutera za haleluya? Yego. Barakubwira ati ceceka. Kuki utacecetse? Impamvu ntacecetse ni uko Imana iba iri kumbyiga cyane ivuga ngo tera haleluya. Atuye mu rusengero. Kubera yuko ibintu no guciye mu ijambo, waba uzi ko mushumba wahatabikunda, abakristo bakaba batabikunda byaho ngaho, bavuga ko uri umusazi wo mu muhanda, uri umusazi wo mu masoko, ko mu cyafi nzi ko wasengera ingagarizi niba kidakunda n'urusaku, wicecekere. Impamvu nawe guceceka rero nuko Imana yabinjizemo, yari kumbwira ngo vuga. Yari nikoshya, mbese Imana yarakoshaga. Yarambwiraga ngo ativuga. Yanshiragamo imbaraga ativuga. Kandi icyo uvuga ibyo nkubwiye byo nakubwiye uceceke. Noneho rero kubera yampamagariye umuhamagaro nyine wo kuyivugira, kambwira ati suzishinga abarokore mu minsi y'imperuka. Ubwo rero ntabwo nagomba kwishinga abarokore mu minsi y'imperuka, ntazi imihamagaro yabo, ntazi n'Imana bakorera iyo ariyo. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bavuga ko bazi Imana ariko bakayihakanisha imirimo bakora. Irindi rikavuga ngo banshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo ikamba kure. Nagombaga kumvira umuremyi wanjye wampamagariye uyu muhamagaro wo kumuterera haleluya, n'uwo kumuhamiriza nyine mu materaniro no mu muhanda no mu masoko hose, nkamwubaha kugira ngo izina ry'Imana rihabwe iki? Icyubahiro. Yona niwe kubaha Imana aricyo yaguhamagariye. Ubwo bivuze ngo ububaye intumbi. None se utubwiye ko gutera haleluya ari byo bintu bigushwanisha ubwo n'umushumba wo mu cyahafi. Yego. Hanyuma mperutse kuba ndi kuri telefone, hari nijoro saa sita z'ijoro, umuntu arantabaza. Yego. Amaze kuntabaza arambwira ati nyamara hari umuntu hano hantu waza kureba kuko yarakubiswe cyane, ameze nabi ntabwo nabasha kweguka. Yego. Nabasha kusobanuriramo gake wenda akavidewo gato ndi bugakine, hari abantu bari bukumve ko uburyo yabimbwiragamo. Hanyuma ese ni wewe barakubise, wakubitiwe mu cyahafi cyangwa wakubitiwe ahandi hantu ku buryo? Bwira abakunzi bacu byagenze gute kugira ngo ukubitwe kuriya, ubura ahantu ho kuba waryama, urinde amavi yahinamirana mu maso ngo bagukubite. Yewe yambiraga ko bagukubitaga imirishyo, bakagukubita ibipfunsi mu maso. Wakubitiwe mu cyahafi. Icyo nicyo cyako tubwiraho. Yego, urakoze. Nakubitiwe muri ADPR cyahafi. Umuhanuzi umwe yarahanuye witwa Jean Paul. Bamukubitiye muri ADPR cyahafi? Yego. Yari mu masengesho ya nijoro se? Yari amasengesho yo ku manywa, amateraniro rusange y'abakristo bose. Kuwa kangahe? Kuwa kane wo kuri 25 z'uku kwezi kwa gatandatu. Kwa gatandatu kurangiye. Nibwo wakubiswe? Nibwo nakubitiwe muri ADPR cyahafi. Baragukubita ariko bamena ntabwo ari abakristo b'imbere bakubise n'abantu bo hanze bagendaga. Kakabo abagenzi bararengana. Abagenzi bo bavuga ati rwose uzajya uzutubwirize umukozi w'Imana, utubwire iby'Imana, tubwire iby'Imana dushaka n'igitutuma igutuma. Wakubiswe uti? Ukuntu nakubiswe, izo tariki twasenze Imana turahimbaza, tumare guhimbaza, korari iraririmba ishoje, umwuka w'Imana tuzeho turi abantu babiri.
yari njye Sophia w'umukobwa ushima Imana n'umugabo witwa Jean Paul w'umudiyakoni. Ko rero Jean Paul arahanura amare guhanura ubwo ngubwo abishoje nanjye amereza urutsinga ndahanura. Yewe rero ubwo ngubwo Imana yamaye ubuhanuzi bwo muri Yesaya. Muri uwo mwuka Imana yari inshizeho ubuhanuzi bwo muri Yesaya ibice 30 umurongo wa mbere n'umurongo wa 10 n'umurongo wa 11. None se ubwo buhanuzi bajya kugukubita ndi kukumva cyane bazwe muri Yesaya. Wavuze mu ndimi uri mu buhanura cyangwa wafashe bibiri yosoma? Yewe kubera Imana yari ibunyujirije mu mwuka nabuhanuye ndi mu mwuka nk'uko Imana yatumye Ezekiyeli ikamutwara ari mu mwuka ikamubwira ngo jya mu kibaya cyuzuyemo amagufa nurangiza uyahanurire uko ngutegeka. Ko niko nanjye umwuka wanje niko nahanuye. Niko wahanuye. Yego. Reka noneho nuvuga ngo wavuze ngo Yesaya 30 umurongo wa mbere n'uwa 10 n'uwa 11. Abana b'abagome bazabona ishyano. Nukuvuga ngo yego buriya ushobora kuba uko mbyumva warahagurutse nko kuri umuntu ahaguruka utabana b'abagome bazabona ishyano mu rusengero. Hoya byagenze gute ngaho tubwira uko byagenze? uwo Jean Paul agisoza guhanura umwuka w'Imana yanjeho nawe urahanura ahita avuga ati ndacyari Uwiteka Imana iri kumwe namwe nimutega amatwi mwumve uko mvugana namwe. Ni Jean Paul wabivuze? Ni njyewe nyine Imana yabinyujije mwibyo. Wese uvuga ati ndacyari Uwiteka Imana yanyu ndacyari kumwe namwe. Ni Uwiteka Imana yanyu ndacyari kumwe namwe kuko Imana yavugiye muri njye. Nuko rero ubwo ngubwo Imana itivuga uriya mutwe w'amagambo ngo abana b'abagome bazabona iki? Ishyano. Kuko bagishije abandi inama batazigishije Uwiteka. Noneho rero reka tuhasome nta kibazo. N'abatukurikiye babashe kumva. Umutwe w'amagambo waravuze ngo kwiringira ab'isi nta mumaro. Noneho umurongo wa mbere aravuga ngo abana b'abagome bazabona ishyano. Niko Uwiteka avuga. Bagisha abandi inama batari nge bakifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye kugira ngo bongere icyaha ku kindi. Noneho umurongo wa 10 n'uwa 11 babwira bamenya bati ntimukarebe. Bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurire iby'ukuri ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje muhanure ibinyoma muve mu nzira muteshuke mutume uwera wa Isirayeli atuvamo rwose. Amen. Twakire neza ijambo ry'Imana. Twishimiye Imana. Ubuhanuzi rero nkibuhanura gutya ntabwo rero kandi mo nkumva wabuhanuye wasomye Bibiliya wumva ko hari akantu nyine buriya gihe ntumvishemo neza. Abakunzi bacu baza kumfasha. Akantu ngo watangiye uri mu mwuka. Imana bati ni mwumva ujye Uwiteka ndacyari kuvugana nawe. Hanyuma urangije aya magambo yavuze uri mu mwuka ati mwana w'abagome muzabona ishyano. Wari uti mu rusinga ukiri guhanura. Hanyuma se ukiri mu rusinga byakugendekeye biti? Nkiri mu rusinga ndi guhanura murongo wa 11 nibwo nagiye kumva nkimara kubuhanura nyine nkiri kubuhanura. Nibwo nagiye kumva numva inshi mu maso numva ibipfunsi ku munwa numva ibipfunsi mu mutwe no ku matama. Barangije bavuga ngo uri umusazi. Ibipfunsi mu mutwe no mu maso no ku munwa. Mwiteraniro hagati abakristo barimo bamukubise abakristo bose ku cyafi bareba ku maboko wa kane ku manywa bakubitwaga n'abakize. Nicyo ni pastor urutse kundigaza gutimbagura
nakubitwaga n'abaririmbyi ba Petesida n'abayobozi bayo. Petesida ni korali iyoboye icyumba cyo kuwa kane, iririmba mu cyumba cyo kuwa kane, irakiyoboye nyine, harimo abayobozi bayo, abo bayobozi bayo nyine n'abandi bakristo nyine, nako n'abandi baririmbyi nibo bagukubitaga, nibo baje nyine. Umuntu nabaza yarambwiye ngo nabadiyakoni bagukubise. Nta n'umukristo wankubise n'abo bantu, ahubwo abo baririmbyi ba Petesida n'abayobozi ba Petesida nibo bankubise. None se abakristo babigenje bate babona abantu umuntu barimo babashaka kumwicira mu itorero bahondagura bamwe babona ngo bafutaga bansohoye nyine bakinga ibiti bya ipfunsi n'izo nshi. Bavuga ngo uyu ni umusazi, ngo nimukomeze ngo muririmbe, ngo nimukomeze ngo musenge, ngo uyu ni umusazi. Bamukubitaga n'abantu bose bavuga ngo bakomeze basenge bagukubita. None se ngo buri gutaka no bagiye baguhokubita. Yego bakubitaga ni mu bavuniye nyine. Ubwo bamaze kubigenza kwikiza nshize mu maso, ibipfunsi byo mu mutwe, byo ku munwa, byo ku matama. Uko rero ubwo bansoranze bari kuvuga ni umusazi, mukomeze musenge muririmbe. Nabumbuye amaso mbona ni abantu bane. Ikintu nyine nayo maze gukora nabonye ari bane nyine, nyibumbura amaso, hata intebe nyikingaho mu maso no ku mutwe kugira ngo baye gukomeza kuwumugaza, kuko numvaga bari kuwumugaza mu mutwe bankubitamwo ibipfunsi n'iki byose. Ni abagabo se bagukubitaga cyangwa ni abagore? Harimo umugore umwe, harimo n'abagabo nyine 6 baguhondagura. Yego. Aho se uri gutaka niho bageraga bakutera imigeri? Yego. None se ngo n'ibintu byose ngo bagiye babiguciraho? Yego banciriye nyine, baranjyanye bangeza hanze, bamare kungeza hanze. Nuko rero umwansingiriza amaboko biraraniga mu mihogo. W'umugabo usengera iryo tora mu Kristo, w'umuntu uza w'umuririmbyi ahubwo ufata mikoro aririmba twatonesha. Yego atwatonesha aranize abana, ariko se mwandetse abandi bari kunkubita imigeri, abandi bankubita ibipfunsi, buri wese nyine akubita aho yiboneye. Nuko bamondagura mu nda, mu gatuza, ahantu hose bamondagura no mu mugongo. Nuko rero ubwo ngubwo ndangije navana mwandetse umwuka baranjwigirije, umwuka urashira. Umwuka ushira no gutaka biba birananiye. Nta nimwe bakugira kandi bari muri urusengero cyane, nabimuwe na nkeya. Nabonaga ari ubwo bafite umutima wa kinyamaswa nta n'uwa kimuntu barimo. Nuko rero ubwo ngubwo rero birangiye, Imana yarambwiye ngo bamumpera ikimenyetso uwo mwicanyi uri kukuniga. None apfa basi bamenye yuko hari ikimenyetso Imana imusigiye. Nahise ngira gutya ngo tuzi ibipensi by'ishati ye, mfata gutya ku ijosi, ibipensi by'ishati ye biragutuka. Bimare kugutuka nibwo yandekuye, amare kundekura. Nuko rero ubwo bahita bamfata amaboko bagenda bagonyora bankurubana, banjyana mu nzu y'amasengesho. Mu mugongo cyane. Ubwo bari umugongo nibo bakubise cyane? No mu mutwe no mu gatuza, agujya mu mpyiko. Mani beza, Mani bababarira aho bari hose, Mani beza. None se ibintu baguciriyeho ni ibiki? Hari ibyo twereka ibintu bagugiye baguciraho turebe. Fata mu ntoki byose turebe ibintu baguciriyeho. Ubwo banjyanye bangonyora, bangeze mu ntuza mu cyumba cy'amasengesho.
nuko rero bafata runo rukweto rwari rushasha bahita barunciraho, nuko bafata n'iyi saha nayo bahita bayinciraho. Izi nkweto nari nazambaye ku cyumweru nongeye kuzambara ku wa kane. Iyi saha yanjye nayo ntacyo yari ibaye, nayo barayiciye. ubwo ngubwo rero bamare kuyica nyine, barangije baragira gute bazana imirisho. uru rukuta rwaruciye? Yego. ubwo ngubwo rero uwitwa Christophe arangije arazana umurisho w'ingoma, aratangira nkubita ku maguru. nuko ndabane se Christophe umvuniye amaguru kandi nawe n'uwo mu cyafi muri iyo ntuza nyine muri iyo korali. nuko rero afata umurishyo, umuntu uhagarara imbere akaririmba Christophe hari uri nanjye wumve ndakunenze, icyo uri cyo cyose ndakunenze Christophe rwose wiyumve ko nanjye nkugaye. harafata umurishyo arahondagura umukristo akandi gasubiye kuririmba, yahondaguye mu mugongo, ahondagura ku kibuno, ahondagura mu birenge. noneho rero aho ku kaguru harahondaguye, dore nyine haracyariho inkoni. izi ni inkoni z'umukara? naho hose dore izo ni inkovu zose. dore n'izi ni inkoni, iyi ni inkoni. bajya bakubita imirishyo. kuki batagutabaye abantu bari mu itorero? ni gute batagutabaye? ese umusazi we yicirwa ku nzira ntatabarwa? nanjye byaranyobeye, narumiwe. barakubise bisi. nta muyobozi wabibwiyeho hanze? mbese nta muyobozi waba warabibwiyeho hanze atari mu itorero? umubwire uti ndeba ibintu bimbayeho, nk'izi nkoni ngo uzimwereke n'ibintu byawe baciye. nyine bamaze nyine kunkubita nyine bumva amaboko yabarushe, mbese nyine bumva ananiwe. ubundi bankubise bavuga ngo nihakane, ngo nimvuge. ubundi yabwiye abantu Christophe arabwira bamwe nimufate amaboko, abandi nimufate amaguru, tumukubite tumwihanangirize ko umunwa we utazongera kuvuga Imana. ufite nimero za Christophe? nomero ze nazo mfite. nta muntu waba wazidusabira ngo tumubaze impamvu yagukubise gutya akaguhohotera, akaba ureba yaragukubise inyama zose z'umubiri zikabyimba, ngo tumubaze ikintu yakuziza? bagukubise ntawe ufite? nabibaza mushumba niwe uba ufite mu bantu bagukubise. yego. nomero zabo tumubaze impamvu bakubise umuntu bakamubagagura gutya mwitorero bibereye. kuki abantu basobeje umwuka we, kuki abantu basobeje bakomeje gusebya itorero, kuki abantu bakomeje gusebya abantu b'Imana? uyu ni uko Kristo kumuzima. umuntu ukubita umuntu gutya akamugira gutya akamuhindura inyama. nako kaboko naho abahanja cyane, yarabyimbaganye umuntu n'umuntu disi we. buryo kude no kubyimba hano. byabaye kuwa kane kuri 25. mana we. none se aho mu Rubavu ni imigeri baguteye? ni imigeri bagiye bankubita n'imirisho y'ingoma. barakwangije disi. Kristo ahantu uri rwose, ahantu uri icyo uri cyo cyose, inkoni wakubise uyu muntu ukamumugaza gutya, Imana izazi gukubita karindwi n'umuryango wawe. ntizigera yibagirwa izi nkoni wamukubise ukamumugaza gutya. ntuzave hano mu isi Imana izi nkoni itazikwishyuye. ntuzave muri iyi si izi nkoni wakubise uyu muntu ukamumugaza gutya atagira gikurikirana. nawe ntuzave muri iyi si Imana itazikwishyuye. banditse waregeze pasiteri. bamaze kugukubita rero byagenze gute? ninde muntu waba warakugejeje mu rugo? hari ahantu wahavuye ute? ari ahantu ukuntu rero naje kuhava. wahavuye ute? ukuntu naje kuhava, bamaze kunkubita nyine babona barushe. nuko rero barangije barasohoka. bamaze gusohoka muri iyo nzu bari banjyanyemo y'amasengesho, nanjye mba ndasohotse.
ndangije numva nta mbaraga mfite, numva ndi kurwara isereri kubera iyo mirisho bamandaga mu mutwe n'ibyo bipfunze. Nuko rero nicara nyine ku ntebe yari iri hanze, nicaye rero baravuga ngo haguruka hano ngo utahe ngo cyangwa ngo tujye kukurega ku kagari. Nuko rero ubwo ngubwo rero ndangije ndavuga nti muhoje tugende. Nteye intambwe numva ubwenge burayobya mpita ngenda gutya. Wari munyana nyine, munyana wari uhari aravuga ngo reka ngo musengere. Nta nimero za munyana se nawe ufite? Naze ndazifite. Arangije Jana aramubwira ngo Sofia ngo have ngo munyana ngo mwihorere, ngo munyana ngo have ngo mukobwa ngo mureke ngo yuko ngo agwa dayimoni ngo mwihorere. Ubwo rero ndangije nyine mita mbura imbaraga, mita nikubita hasi, mita njyama hasi. Ryamye hasi rero mita mbwira ntuza, mita mama sinzi ukuntu akabakabye telefone, mita mpamagara nomero za polisi Rwanda 112. Ndabwira ibibazo muri nabyo muri ADPR cya hafi. Polisi nawe yihamagaye? Yego. Bakwitabye, bakwitabye se? Baranyitabye n'ababyeyi beza, Imana ijye bamugisha. Bakubwiye ngo iki polisi y'igihugu? N'ababyeyi rega n'ababyeyi bacu. Yego. N'ababyeyi bacu, polisi y'igihugu ni umubyeyi wacu. Ntabwo yakwitaba. Imana ijye bamugisha mwinshi. Bakubwiye iki? Barambwiye ntabwo tubashe kuboneka kugira tugere mu cyaha hafi, ariko reka tukohereza ambulance ize kujyane kwa muganga. Nuzamara gukira tuzagira gute? Tuzakurikira cyawe. Tuzakurikirana ikirego, uzaza utanga ikirego dukurikirana ikirego cyawe. Ambulance yaraje? Ambulance yaraje ikinjira mu kigo. Y'abantu. Bajani bahita bayisanganira nabo ba Christophe. N'undi muyobozi nyine wari uhari nyine. Ubwo bagira ngo basibanganye ibimenyetso by'ibyabereye mu cyaha hafi. Ariko nubwo babisibanganya mu isi, bajya bibuka ko mu ijuru batazabisibanganya. Kandi bose ibimenyetso byano mu isi uzitambika, tambikemo amafaranga bigukunde. Ariko ibimenyetso mu ijuru nta bimenyetso bizakoramo. Ni ibimenyetso basibanganyaga buriya kugira ngo batagufata. Yego. Hanyuma birasubirira yaho. Baraza barababwira ngo ni umusazi nyiraho nyijya. Kandi babukubise. Atagare umushumba wo mu cyaha hafi. Twumve ko atwitaba, tumubaze ibintu byabereye mu cyaha hafi ku buryo afite umukisi bakamuhondagura gutya, areba iyo nkuru akayumva, twumve uko abyagenze. Yego. Ntabwo bishobotse rero, ndabona bidakunze ko twagira, ariko waduha nimero y'uwo muntu nayo tukayigerageza tukumva rebamo munyana muri telefone tukareba uburyo bagukuye mu hongo ku rusengero. Yego. Ambulance wari ukitubwira ambulance byagenze gute? Ambulance iraho ngo waragerageje ugenda ukururuka ari kugera kuri ambulance? Nagiye nkururuka nkambakamba, bangeze nyine imbere ya ambulance. Barambonye ati dore wa mugwayi turabona yanogekaye. Nuko rero bahita basunika imodoka nyine bayizana imbere nyine hafi n'ibiro bya Mushumba. Nuko rero barangije baranterura banshira muri ambulance. Umutwe uri kuguza? Umutwe uri kumbabaza. Atitamunerera. Nuko rero barangije bakujyanye ku bihe bitaro? Hariya Kabuzozo. Kabuzozo niba bakujyanye? Yego. None se bamaze kukujyana hariya kwa Buzozo Kabuzozo nta mudiyakoni n'umwe wigeze uza kukureba? Reka duhamagare n'uyu munyana twumve icyo munyana nawe abivugaho. Imana nidufashe munyana we nawe aboneke, twumve munyana nawe icyo atubwira. Yesu ashimwe munyana.
mumeze mute? Nitwa Jeannette. Uri kunyumva? Umuntu witwa Sofia wabumuzi? Sofia mugore wa Patrick. Sofia gukunda kubwiriza mu muhanda usengera mu cyahafi. Arimo ambwira ngo niwe wari ugiye kumusengera ngo yakubitiwe mu rusengero, wari uhari? Yakubitiwe mu rusengero? Mu cyahafi. Yewe nagiye mu materaniro. Sanga nyine ari hanze n'abandi bantu benshi nyine b'abakristo b'iwacu. Nkambwira nyine ngo bamukubise, ndamubwira nese bagukubise iki? Nkambwira ngo nuko ngo yahanuye, ndamubwira nese ko umwuka agengwa na nyirawo iyo bakuza guhanura ukwitetesera. Kuko utabura gukorera Imana. Nuko nabyumvise nyine nuko nanjye nabibonye. Wabonaga ngo yanegekaye, ambirasi yaje kumutwara ku rusengero uhari? Oya njyewe nyine urumva uwo nzi. Namubwiye ni niba bagukubise genda ujye kwa muganga. Byihorere wisengera Imana yawe izakurenganura. Kuko nigira mu rusengero ambirasi yaje nkabizi rwose. Ariko warabyumvise ko ambirasi yaje kumureba? Narabyumvise ngo ambirasi yaje kumureba ariko njye ntabwo nayibonye kuri kw'Imana pe. Buriya nkawe nk'umukristo iyo ubona abakristo bafata umuntu mu rusengero bakamukubita bakamuhorahoza gutya kugeza aho ambirasi iza, wowe bivuga wiki? Urebye abantu bo muri iki gihe ntabwo bagikunda ukuri. Ntabwo bagikunda ukuri rwose, icyo cyuvuze nicyo. Icyo bakoze cyo ni ikosa rikomeye. Bakoze ikosa rikomeye ryo gukubita umuntu gutya umuntu akaba yica, ntashobora kwicara, arana arataka ahantu hose, ni inkovu gusa ngo bamukubise n'imirishyo. Baramukubise rwose n'imirishyo bari bayifite pe. Baramukubise n'iyo mirishyo bari bayifite? Bayifite. Ariko ko kurumva bakristo muri iyi minsi nyine ni mu gihe cy'akarengane muvandimwe. Ni mu gihe cy'akarengane. Sofia rero arimo atubwira yuko wowe waje ngo reka tureke umusengere, ariko n'ubundi ngo azusanga yanegekaye cyane. Ibaze nawe kuba umuntu ari umuririmbyi ahagarara imbere agafata umurishyo agakubita umuntu gutya mu kanya agasubira ku gatuti. Icyakoza jyewe nk'umuntu nanjye wubaha Imana, nzi Imana, muri njye nzi Imana ntashingiye ku idini, ni ukuri Imana yo mu ijuru izabituri bihwanye n'ibyo bakoze. Ni ukuri baramukubise, baramubaje kugira n'inkweto zari zamucikiyeho. Ibaza bari bamukubise n'inkweto zikandi iyo zicika. Racitse urumva nyine. Urebye nyine urebesheje amaso y'umubiri ibyo bakoze ntabwo byari biteye. Rwose urakoze, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Yego. Ugize neza. Yego. So abakunzi bacu rero murabyumvishe, urumva ko uyu muntu yakubitiwe mu cyahafi koko. Abakunzi bacu rero murabyiyumviye ko uyu muntu Sofia yakubitiwe mu cyahafi. Ntabwo biba byoroshye kuba umuntu muzima bakubwira ngo atonde umurongo aryigaburo ryera, yarangiza agafata imirishyo. Na Sofia yabuse kabitubwiye ati rwose niyo mirishyo bari bayifite bamukubise abakamera gutya karinda umuntu. Ariko ntekereza ko inzego zacu zifite ubutabera, barenganura uyu muntu n'umusazi ntabwo mukubita nk'uwamubyaye ngo urinde wangiza umuntu. Bigeze ahangaha rwose birababaje kandi biteye agahinda. Noneho bikanumvwa ngo ntiyakubiswe n'umusinzi, bikumva kubiswe n'umuntu w'imbere mwidi. Ese murimo murakumbuza iki? Abakristo bari kuza babasanga murimo murabakumbuza iki? Ni inkoni muri kubakumbuza? Cyakoze njye namubwira ngo ihangane Sofia, akomera. Hanyuma nari ngikubaza kandi ugeze kwa muganga hari umuntu witwa umukristo warakugezeho aza agusanga aho ngaho? Navuye aho ngaho bababwiye ngo ndi umusazi,
ngo ngwara ngo n'abadayimoni. ADEPR niko imera sinzi impamvu cyakoze ufite amafaranga wo bakwirukanka inyuma ariko niko imera ariko jewe ntago njya mbashyigikira uko byagenda kose muri abana babi nta muhwe mugira nimushyira mu gaciro kandi amafaranga mwirukanka n'icyubahiro mushaka muzapfa mu gisige hano mwisi ntacyo muzajyana muzapfa mu gisige icyubahiro cy'abakote mushaka muzapfa mu gisige icyubahiro cy'abakoze mushaka muzapfa mu gisige mukimara kumanuka gato kakakimara kubashira bazabitwara nawe twari muzamenya aho bagiye nimushake murenga simutse mubiterwa n'iki mubikure ko Imana mukora itari ingome ko nawe ubwanyi bagirira impuhwe ibyaha mukora bireka byitegereza mubikuraho ibi bintu kuki mushaka kuryamira ukuri mukagutsikamira uko kuri muryamira umunsi uzi ko wakuryamiye kwese azagera imbere y'Imana azasanga kumuri imbere nta uzinjira byanga bikunze kukuri kuzavuza induru wanyuma wavuye mu bitaro gute byagenze biti gusa arabagwete nimugera mu bitaro niyirirwa bavuna ati byavugwaga nande na Jane wo muri ADEPR yego kandi izagusanga mu cyafi yaguhera agakiza nawe izagusanga iraguhera agakiza ari nawe wajyanye mbura igitambaro nari niteza agenda kigaragura hasi muri yakore muri yakore mfitena nta mudeko no mu cyafi waduha se tumubaza nawe impamvu bakora bino bintu bakabiryamisha ngo nitoro ryazinzitse ibintu Mama Rebecca se nawe mfite numero ze Mama Rebecca abadiyakoni ni mu rusengero hagati mu bakamukubita shadi ngo niwe yagukubita gukuramo ibitambaro ankuramwe igitambaro ngo uri muhanuzi nyabaki ankubita ince mu maso n'ibipfunsi ishi yagukubise zizahere ku muto zigere ku mukuru we azikubitwa kugeza imisozi zibaye uruyenzi azazi kubitwa no mu byo akora Imana izamwirukana hatuye imwirukane ku iseta akoreraho imwirukane mu bitekerezo imwirukane mu rusengero irangize munage hanze kuko jewe ndabizi neza Imana ndayizi ndayisobanukiwe ndayizeye ariko ibintu ukore mugenzi wawe ntacyo yagukoreye bigere kugaruka inshuro karindwi niba agaciro icyo wakoreye bizahere ku muto we bimuminukaho yakoze ikintu gikomeye cyane ku buzima bwawe arangije abwira abaganga ngumva ngo ni umusazi ko dore nyine ngo bizakubasaza ari gushinyika nka shitani bizaba kubasazi ngo n'abantu z'ibinyoma ngo bazajya bakubitwa ntacyo reka twumve Mama Rebecca nawe Imana dufasha yitabe Mama Rebecca nawe twumve Mama Rebe uraho Yesu ashimwe cyane yego nitwa Jeannette yego nkunda gusenga nanjye nitwa Jeannette nkunda gusenga hanyuma umuntu usengera iwanyu mu cyahafi witwa Sofia uramuzi yaba yarakubitiwe iwanyu mu rusengero mu kubera mu buhe buryo yakubitiwe mu cyahafi kubera iki byagenze biti njyewe ntabwo nari mpari ariko bambwira ko bamukuye mu rusengero yego yari umuntu ukunda kwizirwa agatera hareruya cyane ubwo rero uburyo bamutoyemo bamukubita nibwo nabashije kumenya ariko yakubitiwe ku rusengero ariko koko Mama Sophie urumva Mama Rebe ibi bintu abantu basigaye bakora muri iyi minsi urumva ari byo ku buryo umuntu bamukubise gutya bakarinda amererwa gutya koko Sofia akeneye ubufasha habaye hari umuntu wamufasha ni ukuri yafasha Sofia kuko yarahohotewe Sofia yarahohotewe ni ukuri kandi ibintu uvuze nk'umubyeyi ntibyameze nabi ku buryo yahindutse ikimuga ni ukuri ari we wikoreraga akiyishyurira inzu akishakira ubuzima bwe akaba abayeho wenyine ari imfubyi ari umuntu aba afite ababyeyi ariko akabaho ari imfubyi none se Mama Rebe
nkawe w'umudiyakoni kandi ko numva uri umubyeyi w'impuhwe nyinshi nkaba numva uri umukristo kumuvugana ukamwumva nta kintu wakora ngo ubaze abo bantu bamukubise Sofia bamukubita iki ku buryo bamuhorahoje gutya kandi bakamukubitira mu rusengero mo hagati ubundi ninde turi kuvugana uravugana na Jeannette ndi umunyamakuru yego yego ubundi ngo ni abadiyakoni nabwo naje ibinuze uwo yakomeje gushyira mu majwi uwo yakomeje gushyira mu majwi ngo wamukubitishije imirishyo yego mbega niba uwamukubita cyane uwo nguwo yababwiye ngo ni Christophe ngo wamukubise cyane Christophe ari Christophe ngo n'umudamu witwa Jeanne ngo nibo bamukubise cyane niba bamukubise cyane baramubabaza ngo n'uwitwa Vincent nawe yamucishagaho imitego ngo akikubita hasi ariwe yakuriye ngo w'umucuranzi umusaza wa Jeanne umusaza wa Jeanne yego niba bamukubise niba bamurembeje uburyo amaze iminsi muhimba yagiye mu bitaro ka Busunzu abura ubufasha inuze ubuyobozi bwa leta inuze abashinzwe umutekano bamujyanye mu biryogo nabo mu bitaro bamuha transfert yo kujya hariya paroti Nyarugenge muri make Sofera arababaye rwose arabaye ku buryo umva ni igisenzegeri ariko kandi nk'umudiyakoni kandi nk'umubyeyi udukurikiranire kandi kubwo umubizi mu cyahafi Imana iguhe umugisha ndagushimiye mama Rebeka komeza ugubwe neza imigisha y'Imana ikubeho reka tumukorere ubuvugizi tumutangire ikirego abo bantu bakurikiranwe akeneye ubufasha uyu muntu yarahohotewe mu buryo bukomeye njyewe nta bintu byinshi nabasha kwinjiramo kuko nanjye ubwanjye ntabwo biba ari sawa nanjye uwansenza nawe ahubwo mwebwe mumushakire ubufasha ni ukuri ku bwanyu uruhande ariko njyewe nimuzanzanemo yego nta kibazo turabikora kandi Imana iguhe umugisha nimuzanzanemo ariko Sofia akeneye ubufasha n'ubuvugizi kuko arangirijwe ari umuntu wirirwaga yihigira ubu ngubu akaba atakibasha nta n'ubufasha bundi abasha kuba yahabwa mumushakire ubufasha kabisa ubuvugizi murakoze yego abakunzi bacu mwakomeje kubyumva ko hari abantu bajya bavuga ngo baje ngo ku mbuga nkoranyambaga ngo ni ibinyoma uyu ni umudiyakoni mama Rebeka tuvuganye nawe wa mucyahafi arumva ko nawe uyu muntu yahohotewe rwose kandi mu buryo bukomeye hanyuma uyu munsi ubu Sofia umeze ute ubayeho ute uri kurya gute iyo nzu abandi uri kwishyura iki ko utabyuka aho uri byagenze gute ubayeho uti ntabwo ndi kubasha kubona icyo ndya kuko naryaga nagiye kurangura amajerekani ntabwo ubasha kubona icyo kurya yego hasigaye no kwivuza rero amafaranga nari mfite nivurishaga nayo yarashize ayo nari narabitse kuba ndashaka ubutabera kugira ngo bundengane bampa na ribu wanjye abashe gukurikirana ikirego cyanjye ribu wawe yego hari umuribu wawe wari wabwiye se hari umuribu nari naregeye yakiriye ikirego cyanjye bambwiye ngo azaza kubareba nyine ariko wa kane ngo muhamagare ari mu gitondo nawe muhamagaye yanga kumfata umunsi urinda wira kugeza na n'ubu ntiyari yamfata nomero ziyo nzihamagaye nyine ndazibura nkeneye ubutabera nawe ndazifite mu mugenzacyaha ufite nimero ye yego Pacifique akorera hehe akorera hariya muri Nyarugenge Rwezamenyo yego akorera hariya muri Rwezamenyo oya hano hino gutya agana Kiminoroje oya niyo sitasiyo yabo niho akorera Pacifique
Pacifique anabaga na Pacifique ego wari wamubwiye akubwira ko azagikurikirana. yego ndabizi inzego zacu, inzego z'umutekano ribu n'ababyeyi nabo ndumva ko batakumvira ubusa, bizagenda neza, bazabikurikirana uko mbazi nk'intwari kandi mbizi ko bakorera igihugu neza. Bagomba kugukurikirana bakamenya ikibazo cyawe uko cyagenze naho cyabereye, bakagukurikirana rwose. Ndabizeye, bizera nk'abantu rwose bashoboye, barashoboye rwose. Yes, abakunzi bacu rero mwabyumvise ko Sofia ababaye cyane kandi afite umubabaro ukomeye cyane. Ahangaha ari ntacyo kurya ntacyo kunywa afite, aho kuba naho birakomeye, ariko kandi ndabizi ko mujya mwishyigikira. Hari inshuti zanjye za hafi nzi neza dukunda gukorana igikorwa cyiza cy'urukundo, mu mube hafi. Hari andi bupiningeho nimero yiwe kugira ngo umuntu ufite icyo afite aze kumufasha kugira ngo turebe ko iri joro ryacya akarya, tukareba ko iminsi ya Sofia yakicuma. Abakristo muri rusange mugira wa mutima dusanzwe tubana mu bihe byinshi, mube hafi pe, mube hafi, kandi ukora neza azabihemberwa, ukora neza azabyiturwa. Nukuri murebe icyo mwamufasha, ntiyishwe n'inzara, ntasohorwe mu nzu, ntabure aho yicara, ntiyicire isazi mu jisho. Ndabasabye kandi mureke tumufashe. Nanjye kandi hari tafari ryanjye ndi bushyireho, ntabwo ari ukuvuga gusa, kuko kuvuga gusa nasanze atari igikorwa, ahubwo imvugo niyo ngiro. Nukuri Imana ibahe umugisha aho muherereye hose, mufasha ari mu Rwanda ndagushimiye, uri hanze ndagushimiye, umugabo, umugore, umukobwa, umusore uri bumufashe, Imana nawe isubize aho ukuye. Murakoze rero, twaganiraga na Sofia, ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane.